Ndabasuhuje bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika, kubadukurikira kuri radio zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro Murisanga. Kuri mikoro hano i Washington DC, uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Nanone ni Kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973, ibyayishamikiyeho, inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo. Mu byo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize nuko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho. Nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera, kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage, urwego baba barimo rwose, amateka azababaza byinshi. Namwe mbaho ikibazo, byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu, umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu? Aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike. Mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje. Dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza, akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka. Venuste, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira mwebwe mwese mudasiba ikiganiro na kimwe kuva Ijwi ry'Amerika ryatangira gucukumbura amateka yaranze u Rwanda mbere na nyuma ya Kudeta muri 73. Tubibutse ko yari Kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize twari twatumiyemo Francois Burasa, umwe mu bari bagize itsinda ry'abantu batatu bakoraga anketi ku banyapolitiki bafashwe nyuma ya Kudeta bashakirwa ibyaha. Mwatwandikiye muri benshi mufite ibibazo mushaka kumubaza, hari benshi batemeranije n'ibyo Burasa yadutangarije. Bamwe muri mwe mwadusabye ijambo hano ku Ijwi ry'Amerika, dusangira ijambo, tubaha ikaze iyo mudusanze. Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Twongeye kubatumirira Francois Burasa. Nibutsa bumva Ijwi ry'Amerika ko Kudeta yarayibaye mu Rwanda ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973. Francois Burasa wari ufite ipeti rya lieutenant, ari komiseri wungirije sous-commissaire, yashyizwe mu itsinda ryegeranije ibimenyetso bihamye icyaha abari bafashwe mu ijoro rya Kudeta, na nyuma yaho benshi bari muri leta yari imaze guhirikwa. Abandi bari kumwe muri iryo tsinda ni ba Kapiteni David Mutabazi na Garikani Nyamwasa. Mu cyumweru gishize Francois Burasa yari umutumire wacu, n'ubu yagarutse arasubiza ibibazo byanyu. Mwakira muri iki kiganiro Murisanga ku nkurikizi za Kudeta muri 73. Nabanje kumubaza uko yakiriye ikiganiro twagiranye mu cyumweru gishize. Naracyumvirije insanga waragitanze uko twabivuganye. Ubwo rero ku giti cyanjye byaranshimishije. Hari n'abantu batandukanye bagiye bantelefona cyane cyane hano muri Norvège. Kubera ko bose icyo bahuriragaho ari abagore n'abagabo, nuko ibya Apollinaire yavuze byabateye ubwoba, kubera ko yabivuze mu magambo adasanzwe y'abantu b'Abanyarwanda, bavuga ko abantu umugabo yagiye gushahura abandi bagabo ibishaho akabijugunya gutyo na gutyo. Iyo mvugo yahahamuye abantu. Bakavuga batese turacyarimo abantu bashobora gukoresha imvugo nk'iyi ngiyi kandi bavuga ko uwo muntu atabihagazeho. Arazimiki uyu muntu barapfa iki? Iyi ni inzigo ikomeye. Nyuma rero
abantu batandukanye baza kumbwira ko bamaze kumva ikiganiro nagiranye na Venuste. Hari benshi ngo bikije bumva babohotse, cyane cyane nk'abantu twari dusanzwe tuziranye, dufatanya duterana inkunga mu bibazo byo mu buhungiro. Ndumva ari ikintu cyiza yuko wagize abantu muganira bakakubwira uko bumvise ikiganiro. Hari n'abo mutashoboye kuganira bo bashatse kunyura ku ijwi ry'Amerika bakatubwira bati twumvise ikiganiro Burasa mwagiranye, ariko turashaka yuko mbere yuko mukomeza mwazamutubariza ibibazo twibaza. Nicyo nshaka ko dukora muri iyi minota mikeya ufite, kugira ngo ngende mbabariza ibyo bibazo bibaza nawe ugende ubasubiza niba ntacyo bigutwaye. Oya, ntacyo bintwaye rwose kuganira. Urakoze cyane Bwana Burasa kuba wongeye kuba uri hano ku ijwi ry'Amerika. Ikibazo cya mbere ndi buguhe ni cy'umuntu wabaye umusirikare, afite ipeti rya koroneri, mwarabanye mu gisirikare. Yarambwiye ati nta kuntu umuntu w'umusirikare nka Burasa yavuga ko atazi ku gikongoro, kubera ko buri musirikare wese yagombaga kuba azi prefetura zose n'ibigo bya gisirikare aho biri. Bishoboka gute? Niko abaza ati umumbarize ukuntu yavuga ko atazi ikigo cya gisirikare cyo ku gikongoro aho kiri. Kuri icyo kibazo ndakigusubiza neza, kubera ko ninjiye mu gipolisi muri 67. Muri 69 nza kuba komiseri muri detachement ya polisi nationale ya Kigali. Ndagusobanurira kuko nabaye muri detachement ya polisi nationale hafi imyaka 3, nimurirwa muri bureau central de criminologie. Muri 73 baza gukuraho polisi, ariko ya biro yakomeje gukora kubera ko ibyaha bitari byavuyeho. Bakuyeho polisi ariko ibyaha birakomeza. Burasa wari umuntu uri sukomiseri yagendaga u Rwanda rwose. Hari n'igihe yigeze kuboneka amabandi mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryabonye amakuru kuri mu bantu bafataga ayo mabandi yayogozaga u Rwanda. Wari kujya mu yandi maprefetura ntugere ku gikongoro? Nibyo abantu bibaza. Mu by'ukuri organisation ya polisi n'igisirikari, buri ofisi yagiraga ka militaire cyangwa prefecture arimo akoreramo akazi. Niko mbizi ngewe. Niba baguhaye invitation yo kujya i Butare, wakoraga muri prefecture ya Butare, ukazayivamo ariko baguhaye indi invitation. Ntago bibuza yuko ujya mu kazi ahantu. Ikibazo turiho, reka tubwizanye ukuri. Nicyo nshaka, tubwizanye ukuri rwose, kubera ko abantu baguteze ko babwiza ukuri. Nubabwira ko utazi ku gikongoro bari bukomeze kwibaza yuko babeshye. Gikongoro ko ntaziho ka militaire iri, ntabwo nzi y'ibyumba aho iri, ntabwo nzi y'Ikibungo aho iri. Ibyo kandi presi. Mu kiganiro cyacu cya 16 mwumvise uwitwa Eliam Myandagara wari ushinzwe ubwanditsi n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare ku gikongoro muri 73. Yavuze ko yahabonye Francois Burasa ari kumwe na kapiteni David Mutabazi. Yavugaga ko bahageze baje kubaza kapiteni Dominique Niyoyita wafashwe ataratangira akazi gashya ko gucunga umutekano wa perezida Gerigori Kayibanda. Amaze kumva Burasa avuga ko aho ikigo cya gisirikare cya gikongoro giherereye atahazi, yaraduhamagaye aduha ubutumwa bukurikira. Aho ku gikongoro hari kampolisiye ari yaje ndukamo ka militaire muri 73. Bakana ukuntu umuntu wari ofisiye muri polisi atarazaho ikindi kigo cya gipolisi cyari kiri. Bikaba bikubitiyeho ko icyo kigo cya gipolisi cyahoze kiyoborwa nahageze kiyoborwa na mugenzi we nk'inkiko Denis, wahoze ari komiseri muri polisi. Mugenzi we ari nawe wasimbuwe na Nzabarirwa Ildefonse, kandi yivugiye ko Nzabarirwa Ildefonse biganye. Nta nubwo yahakana ko ataziranye cyangwa atiganye na nk'inkiko Denis, bakoranye mu gipolisi bombi ari ba ofisiye. Biro kuvuga ko atarazi ku gikongoro bikaba bintangaza. Eliam Myandagara wari mu kigo cya gisirikare ku gikongoro
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu turi kumwe na Francois Burasa usubiza ibibazo by'inshuti z'Ijwi ry'Amerika. Tugiye gutumikira abatwandikiye. Reka mpere ku butumwa bwa Asteri niyo yita, umupfakazi wa Dominique niyo yita. Aravuga ko atazi David Mutabazi kandi ari uw'iwabo. Ati muri biriya bihe famiye yabaga ifite umusirikare mukuru cyangwa umwana mu mashuri makuru yaramenyekanaga, abantu bumvaga ari nk'ishema. Akavuga ati nubwo bwose baba badakomoka muri komine imwe ariko bakomoka mu makomine ahana imbibi, nta kuntu bombi baba bataziranye. Kuri icyo kibazo ntabwo nari nziranye na Mutabazi, kuba niyo twari kuba duturanye muri komine imwe, ndetse ko tutari duturanye muri komine imwe kuko ubugoyi bwari bufite amakomine menshi, ntabwo twari abo muri generasiyo imwe. Niba umuntu atuye i Nyamyumba undi agatura kuri Mutura, batarabaye muri generasiyo imwe mu mashuri cyangwa se ngo bagire ahandi bahuriye, ntabwo bamenyanaga. Ibyo rero uwavuga ko uwatanga ayo mateori yo kumenyana yaba ari ukwibeshya. Urashaka kuvugana n'ubu ngubu yuko David Mutabazi mwakuranye, mwari muri komisiyo d'ankete imwe, David Mutabazi wari mu kigo gishinzwe kubaka ibigo bya gisirikare ari i Kanombe, mugahurira muri komisiyo d'ankete, ko mutari muziranye? Ibyo nakubwiye nuko bimeze, ntabwo twari tuziranye. Twari tuziranye mbere, nakubwira nti uyu muntu twari tuziranye swati muri ekole ibunaka cyangwa se mu kazi ibunaka. Ibyo navuze ko uko twari batatu muri komisiyo d'ankete ntabwo twari tuziranye, twahuriye muri ako kazi. Dufatire kuri icyo kibazo cya madame niyo yita. Muribuka ko Francois Burasa yavugiye mu ruhame ko atigeze agera mu kigo cya gisirikare ku Gikongoro, ko atigeze agera mu biro bya komanda Ildefonse Nzabarirwa, ko atigeze ahata ibibazo Kapitene Dominique niyo yita, ko atashoboraga gukorera iyicarubozo umuntu atazi atabonye. Birumvikana ni ukuri kwe. Ijwi ry'Amerika yakomeje gushakisha abantu baba barahabonye Francois Burasa, dushingiye ku buhamya twagiye tubona ugereranije byaba byarabaye ahagana mu kwezi kwa gatanu muri 1974. Umusirikare wabaga mu kigo cya Gikongoro ahamya ko Francois Burasa yaba yarahaje, yitwa Germain Karangwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu yari mu kigo cy'abapolisi cya Muhima, aho yabanye na Francois Burasa. Baraziranye, atuye mu mujyi wa Muhanga, ni Gitarama ya kera. Yari soldat, no kuvuga umusirikare udafite ipeti. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu ahamya ko kapiteni yo yita ndetse n'abandi banyapolitiki bari bafungiye ku Gikongoro. Atangira atubwira uko kapiteni yo yita yahageze. baramufata bamujyana ku ishinga muri business plan Kigali. Noneho nyuma abiwe bari muri business plan muri kasho cyabavanyemo bakiga mu Rwanda. Abajyanye bakujya mu Rwanda Ruhengeri, Gisenyi, Gikongoro n'abandi wenda n'abandi. Ni bande wabonye muri gereza ya Gikongoro? Ndabonyemo niyo yita Dorishumbushye. Hanyuma se ni ryari wigeze ubona Burasa aza kubaza niyo yita ku Gikongoro? Tugeze hafi mu kwezi kwa Kudeta kwizira gatatu, Burasa ndamutafiti baje imodoka yari yakoreye n'ifite kizunguzo uraje ndagira perezida Kayibanda na Habyarimana kera bakina mu modoka y'ejo. Barizamo bakaza amagaza niyo yita muri gereza, bamujyana mu biro by'akabarirwa. Bamwe kugira yarakubise yaratokira yarakubiswa ariko ngado bamwishe nacyo batuje kumusubiza kugereza. Waramubonye ibyo ngibyo uvuga, warabyiboneye? Niko kutubwira ngo twebwe abasirikare nitwe twabura kuri gereza n'ijoro. Abari bari mu munsi bamuze kuzatabirwa abana musukizayo abagabo bari bari Mutabazi na Burasa. Ni ryari bwa nyuma wabonye kapiteni niyo yita? Baje mu masandiriza n'ibintu ndetse baraza kuri gereza, ndetse mu rero
bakandagira ukuntu ifunguro batanga ko ntabure isoko gufite none mu kubona n'ufunguzo ndamubwira ashaka kubakorera igihe niyo ita muri iryo joro bamujyana mu biro byo bagacika mukamukorera kwizi mwenda rekoze ure n'ubizi neza ubwo baramuhamagaye cyajya n'ifunguzo ageze ku biro abari bari ku isasu ku biro bya komanda barabirukana. Urakoze cyane, ndagushimiye Germain Karangwa ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika. Umwana wa Kapitene Gallican Nyamwasa yahamagaye Ijwi ry'Amerika dusaba kuzamubariza ikibazo wowe Burasa Francois. Umwana w'umukobwa aragira ati mbese ko wakuranaga na data akagenda akabura, wavuga gute ko utigeze na rimwe umenya aho yagiye kandi mwarakuranaga, waranavuze ko ari wowe wategekaga ako kanama? Gallican niyo wategekaga ako kanama. Gallican dukorana yakomeje kuba G2 wa etat major. G2 wa etat major ni umuntu ukomeye mu biro bya etat major ushinzwe renseignement militaire. Twagiraga gutya nka vers la fin de la semaine icyumweru kirangira akatubwira ko agiye ku kazi Kigali, haba mu cyumweru hagati cyangwa se icyumweru kirangira, akaduha ibyo dusigara dukora, akagenda yamara nk'iminsi ibiri akagaruka. Ni ibyo twari tumenyereye. Nyuma rero yaje kugenda arenza ya minsi ibiri. Undi wari umukurikiye ajya muri kamiliteri kubaza aho Nyamwasa aherereye. Washaka kuvuga Mutabazi? Ariko tumaze kubivugana kubera ko akazi ka batatu buryo ukuyemo umuntu umwe ababiri baravunika, kandi noneho yaragiye ari chef wacu. Icyo bamushubije abo yavuganye nabo baramubwiye ngo nitube dukora akazi kugeza naza tuzakomeza. Abo yavuganye nabo ni bande? We agiye gutelefona muri ministeri, kuko twebwe twaratashe muri ministeri y'ingabo z'igihugu. Nibuka rero niba yaratelefoniye muri ministeri cyangwa muri etat major. Ibyo ari byo byose response yazaniye niyo ngiyo, uretse ko bogeretse yeho ko procureur azaza kutureba tukavuga n'icyo kibazo. Yaraje nyuma yaho atubwira ko nta mundi muntu afite ari media wo twunganira, kandi ko akazi aho kageze kandi hafi kurangira, ko rero twakomeza kw'ibyo tuzakenera bindi tuzaba turi kumwe. None se procureur Kavaruganda yigeze ababwira aho Nyamwasa ari? Oya, we aza kutureba, yaje kutureba tako chef wacu ntabwo yarazanywe na Nyamwasa. Ariko hari ikintu ntumva, mwebwe muri ako kanama kari gashinzwe kubaza abanyapolitiki muravuga yuko Nyamwasa wari ugakuriye yavuyemo aragenda ajya Kigali arabura, yarashinzwe renseignement militaire muri etat major, aragenda arabura ntiyagaruka. Hano ku Ijwi ry'Amerika twabajije uwari wungirije chef d'état major ariwe Colonel Laurent Serubuga, tumubazaho Nyamwasa yagiye uko yabuze, atubwira ko nawe yagiye mu kazi akamubura akamara ibyumweru atamubona, akaza kubaza akabaza perezida wa Repubulika ngo maze iminsi ntabona G2. Ibyo bintu ni ibiki ko chef d'état major adjoint ukorana n'umuntu ushinzwe renseignement, ushinzwe iperereza mu biro bye, amara ibyumweru bibiri atamubona, akajya kubaza perezida wa Repubulika ngo namubwire aho uwakoresha yagiye? Nawe urambwira ko utazi aho yagiye kandi ari wabakoreshaga. Uwo muntu yaburiye hehe? Yaburiye hagati yanyu uko muri batatu, ni umutubwira aho ari? Kuri icyo kibazo nta gisubizo mfite, kuko mu byerekeye
uko abasirikare bakoraga araorganize nta gisubizo nabona ntakikubonera gute se ko njyewe nari mu kazi bashinze aho ngaho dukora anketi umuntu agenda ajya muri misiyo ze z'akazi zisanzwe ari na shefu agenda akagaruka ntabwo yagiye rimwe cyangwa se ngo agende kabiri ubwo rero kuvuga ko ngo yabuze ntabwo kuri njye yigeze abura kubera ko yari yagiye mu kazi ke ntabwo wigeze umenya ko yafunzwe no nakubwiye ko ibintu nabimenye muri 85 information zose zirekeranye n'abo bantu twabajije nyamasa wende twamubajije kuko sinigeze namenya ko afunzwe yewe ni Mutabazi yigeze amenya icyo kintu dukorana na Mutabazi ntabwo twigeze tukivugana twigeze tukigarukaho kubera ko twakomeje akazi jusqu'à la fin ko batubwiye Washington, ijwi ry'Amerika. Nubwo bwose amakuru menshi atangwa n'abantu banyuranye ahamya ko ku Gisenyi ariho haba harakorewe ibazwa rikomeye muri anketi yo gushaka ibimenyetso bihamya icyaha abari bafashwe nyuma ya Kudeta. Francois Burasa ahamya ko ntawahutajwe. Muribuka ubutumwa bw'umuforomokazi waba warondoye abahafungiye batagira kivurira. Muribuka Sergent Major Ngirumpatse wirukanwe mu gisirikare azira ko yaba yarababonye bashonje akabagaburira. Kugira ngo impaka zishire twasubiye muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika niho uwitwa Anthony Muganga atuye. Yarokotse iyicarubozo ryakorewe abandi, yafungiwe ku Gisenyi. Ahamya ko yabonye Francois Burasa akavuga n'icyazi ku byaba byarakorewe imfungwa. Burasa ku Gisenyi narahamubonye yagendaga mu modoka y'ivatiri ari kumwe na kapiteni Mutabazi n'umusirikari ufite imbunda wabaga yicaye inyuma. Noneho bakaza gukoresha interrogatoire aho ku Gisenyi, ariko interrogatoire nyinshi zakorwaga nijoro nko mu masaa 3 saa 4 nibwo interrogatoire nyinshi zakozwe nijoro. Abo babazaga bari abantu batorutiraga, barabafataga bakabazirika insinga z'amashanyarazi, bamara kushika bazirika inshinga z'amashanyarazi bakabanyuza nyine ku mashanyarazi, ku buryo bararaga bagonga twumva rwose. Twe twabaga turi mu dukasho twegereye aho ngaho. Ntange nari mu kasho nari ndimo kari kegereye aho ngaho bakoreshaga interrogatoire. Najyaga numva nyine abantu bagongera cyane. Tuvuye ku Gisenyi batujyanye mu Ruhengeri, twashoboye kuvugana turi mu makasho yo mu Ruhengeri. Uwo wese yatubwira ko nyine amaboko yose yabaga afite inkovu y'ayo mashanyarazi babaga babanyujijeho, kandi abantu baragongeraga cyane, ariko numvaga Burasa asa nkaho atabizi kandi aribo babikoreshaga. Noneho reka nkwibarize ko nawe wari imfungwa, Burasa yigeze akubaza, Burasa yigeze agushyira ku ngoyi? Ntabwo navuga ngo ngiye ntiyankize ku ngoyi kuko nta bibazo byinshi igihe banambagije, ku buryo rero ngiye ntabwo natinzemo, kandi igihe banjyanye ari ku manywa. Ariko tugeze mu Ruhengeri, abo twari kumwe mu Ruhengeri tuvanye Gisenyi, bose nyine bari bafite inkovu ku maboko z'iyo migozi babazirikaga banyuze ku mashanyarazi, nyine bose bari bafite inkovu. Ntawe n'iki bakuregaga, n'iki bakubajije? Ikintu babazaga n'uwo yarabonye ya dokima nigeze kukubwira ubushize yitwa SOS Alerte Mon General, bakakubaza ko wayibonye, bakakubaza yuko ibirimo waba ubizi. Nicyo ngicyo batubazaga cyane. Burasa uretse aho ngaho ku Gisenyi wigeze umubona mu Ruhengeri? Yigeze aza muri gereza? Muri gereza ntabwo yigeze haza. Anthony Muganga uri muri leta ya Colorado, mbibutse ko yafungiwe ku Gisenyi nyuma ya Kudeta muri 73, kandi tukaba twahinduye ijwi rye kubera impamvu z'umutekano. Nabajije Francois Burasa niba ibyo Anthony Muganga avuga by'abantu bararaga baboroga, niba nawe ayo majwi yarayumvise. Abo bantu ntabwo nabumva kuko nasobanuye ko
impamvu twagiye gukorera ku Gisenyi ntidukorere mu Ruhengeri ari ikibazo cy'umutekano w'aho twagombaga gukorera kubera amazu. Aho twakoreye rero kuri komisariya de polisi ya kera ku Gisenyi hari imbere ya Hotel Beau Séjour, ni ku muhanda munini wagendaga aho ngaho uva nko muri Burarirwa ugana kuri Goma. Ndaharuzi. Ni ahantu hagendwaga cyane, ari amamodoka, ari abantu, ari abajya kuri plage, ari abigendera mu mahoteli, ku muhanda nyabagendwa. Komisariya de polisi uko yari iteye ni y'Ababiligi basize, nta nguni zindi zabagamo wenda ngo babe barateganyije ahantu kwicira urubozo. Akazi twagakoraga ku manywa mu masaha abanyururu basohoka muri prison, bakaza tukababaza bagasubirayo mu masaha yabo. Twebwe ku mugoroba tugakora sekretariya. Ninjoro mwakoraga sekretariya? Ku mugoroba ntabwo twakoraga nijoro. None se iryo joro abantu baborogaga bavuzaga induru nijoro babaga bakubitwa nande? None uragira ngo mbareme mbakure hehe bitarabayeho? Noneho reka nanjye nkubaze ibyo wabonye. Wowe mu gitondo wajyaga kubabaza wasangaga nta bikomere bafite, wasangaga bameze neza, ukababaza ubona ari abantu bagusubiza nta mususu? Nababwiye tekinike twakoresheje iyo guha umuntu ibibazo, tukamuha ibikoresho, impapuro n'amakaramu, akabisubiza. Yarangiza kubisubiza tukazabishyira ku mashini, tukongera tukabisubiramo turi kumwe, tukazasinya procès verbal definitif turi kumwe na nyir'ubwite. Abo bantu ko bavuye bazaga bakatugeraho niko basubiragayo. Babaga ari abantu bameze neza. Kandi narakubwiye ko tugera mu Ruhengeri ko twabasanze bameze, twaragombye gusubira i Kigali kugira ngo tuvuge uko abantu bameze, tutashobora gukoreye kubaza abantu barwaye. Nta muntu wabitubwiye, ni komite ya ntuze yo gukora ankete. Ku mutima w'inama wayo nuko byagenze, tugenda gutanga raporo. Abantu babazanira imiti, babameriyora, babazanira ibiribwa, babazanira ibiryamirwa, babaha na muganga. Ibyo bintu tubikora, urumva hari undi muntu waje kubidutegeka? Ibyo ndabigushimiye, ariko reka mpite nguha ikibazo cyabajijwe n'abariya bana bapfushije abantu, bacyohereje mu bibazo bohereje hamwe. Baravuga bati abantu 18 mwasanze mu Ruhengeri ari intere, baziraga gusa imbeho n'ihungabana cyangwa se bari barakorewe ibikorwa by'iyicarubozo? Nta bikorwa by'iyicarubozo bari bakorewe, twebwe uko twabasanze. None ko bari intere, umuntu w'intere ni uko bataryaga? Narabisobanuye bihagije, mbabwira ko mu Ruhengeri harakonje, nicyo cya mbere. Ikindi, muri prison harimo amasima, imbeho no kwisima. Abantu baba bazi uko mu nzu itarimo chauffage ukuntu haba hakonje. Ariko se gufunga abantu ukaba ntubaha icyo kuryamaho bakaryama ku isima, ibyo ntabwo ari iyicarubozo? Nakubwiye ko ibiryamirwa bitari bihagije, niko kandi za prison zo mu Rwanda z'icyo gihe byari bimeze. Tujya gutabariza abantu, kandi leta y'icyo gihe irabatabara, kuko n'uwabatabaye yari ministre w'ubucamanza wa mbere Bonaventure. Twebwe rero tumaze kubatabariza, twagarutse Kigali turahahama, kugeza igihe batubwiye bati noneho nimugende murebe ko mushobora gukorana nabo. Tugezeyo dusanga abantu barakize, ibyo kurya byarabonetse. Ngo icyo gihe tubajije batubwira ko batoye bije, babaha n'umuganga Dr Cyprien wari mu Ruhengeri. Noneho rero urumva ko abantu
baboherezaga ku Gisenyi tukabenteroja muri prison yo ku Gisenyi, twamara kubenteroja twebwe ntabwo twongeraga kubonana nabo, hazaga abandi bashaje tukabakorera interrogatoire muri ya system nakubwiye, byarangira bakagenda hakahaza abandi kugeza tubarangije. Jewe nabonye babantu twatabarije bari en bonne forme. Mukanya uvuze yuko abantu mwababarije mu Ruhengeri, abandi mukababariza ku Gisenyi. Muba mwabarije mu Ruhengeri wavuzemo uriya wahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga Augustin mu Imyaneza, mwabarije muri Muhabura President Gerigori Kayibanda, Aminadab Kanani wari president w'urukiko rw'ubujurire mu Ruhengeri, na Augustin Munyaneza wari ministre w'ububanyi n'amahanga. Nubwo bwose ayo makuru avuga ko babarijwe muri hoteli Muhabura yemezwa n'abantu benshi, hari umwe uvuga ko yabonye Burasa ku Gisenyi abaza ministre Munyaneza byaba byarabereye muri hoteli Palm Beach. Nyirayo André Singaye ubu aba mu Bufaransa arabihamya n'ukuri kwe. Jewe naraje n'imodoka nje muri hoteli yanjye, hari masaa 6 yuzuye. Ngeze muri hoteli mbona umugore ndazi w'inzobe yicaye muri bar. Mbaza abakozi nduriya mugore n'uwande, ngo umugabo we ngo yajanye ngo bari mu shambure hejuru muri etage, ngo bari mu shambure ni mbese ni bandi, ngo n'umuntu witwa Burasa n'uwitwa Mutabazi n'uwitwa Munyarukiko, ngo bari ngo sinze byari gukora n'umugabo uriya mugore. Bari muri shambure kangahe muri iyo hoteli yawe? Bambwiye ko bari muri shambure 7. Bo noneho ndagenda njya muri restaurant njya gukora ibyo nagomba gukora, ngiye kubona na Burasa nabo ngabo nabo bagenzi yo barasohotse bafata imodoka bagiye uruhande rwo kuri hoteli Regina. Ubwo hari saa 6 bagiye. Ubwo uwo mugabo mugufiya mba ndamubonye asohoka, bari kumubwira ngo bagiye kuba ngo bari gutembera gatoya, ngo nabo baragiye ngo baragaruka ku masaa 8. Noneho mbona uwo mugabo ministre nari muzi n'uwo mugore we mbona barasohotse bagiye gutembera kuri plage. Ngoma muri hoteli mbona bari kuzunguruka kuri plage harya ku Busenyi amazi. Birangije ndagenda sinongeye kubabona. Naragarutse barambwira ngo babajyaye. Setu ndabonongeye kubabona. Uwo mugoroba ntibaraye muri hoteli yawe? No, ndibigeze baharara. Baramubajije gusa ndamuduharaye. Bamuzanye ku Gisenyi baje kumubaza, ndavuga bamuzanye muri hoteli Palm Beach baje kumubaza cyangwa niho bamufatiye niho ari yaraye? No, barahamuzanye. Ndabaje ndabwo yaharaye uko nari mbari. Nabwo gusuza ibiteka byose nazaga muri hoteli ndabwigeze harara barahamuzanye. Hari undi munyapolitiki waba warahabarijwe uretse nyakwigendera Augustin Munyaneza? Ndaundi muntu nongeye no kuhabona kuva icyo gihe, ari bari abahungu bamubajije, ari nawe ndabononge kuhabona. Kera kabaye nibwo nabonye uriya mugore agarutse n'abantu biwabo, afata shambure 4, hanyuma bene bo baza kumukura ngo no ngo nyumva bari kuvuga ngo ndurare muri hotel papa yabarijwemo, bari kumwe n'abana bagenda bajya kurara muri Meredi, bari kumwe n'abantu b'inshuti hari n'abazungu bari kumwe nawe. Francois Burasa, uyu munsi wamukwereka wamumenya isura ye, yakwibutsa isura abonye icyo gihe abaza Munyaneza, wamwibuka? Burasa yuwacu ndamuzi. Burasa ndetse umusaza kamere ndakuze kubaruta aba bahungu ndamuzi. Burasa n'uwacu. Ni ukuvuga ko udashobora kumwibeshyaho waramubonye koko? No. Uretse no kumumenya nubwo yavugira inyuma y'urugo namenya ko ari Burasa ukuvuga. André Singaye, ndagushimiye cyane kubw'ubuhamya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nawe urakoze cyane mwana, murakoze cyane. Washington, Ijwi ry'Amerika. Bwana Francois Burasa, na nubu uracyatsimbaraye urahamya kutigeze ugera ku Gisenyi ngo uhahure na ministre Augustin Munyaneza ari kumwe n'umugore we ngo umuhate ibibazo mu rwego rwa anketi wakoraga? Yewe nakubwiye ko l'ancien ministre des Affaires étrangères yabajijwe na procureur Kabaruganda. Icyo ngicyo nzi. Kubera ko hari urugero bari baragabanijemo
uretse babandi bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyira gatanu Nyakanga bagiye bashyiramo amayeshero y'uko abantu bari bameze imbere mu gihugu. Uretse abo ngabo nta bandi twongeye kubaza bo mu rwego rwo hejuru, ni procureur wabibarizaga. Mu Ruhengeri rero hari uwo l'ancien ministre des affaires étrangères, undi procureur yahabarije witwaga Kanani, amuhuza naho rukomeye. urabivuze we. Yavugaga ko kandi wari umukuriye mu byerekeye mu kuyobora imanza za Kudeta mu Rwanda, kubera kurumva byari mu rwego rwa procureur, kuri abo ba personalite rwari mu rwego rwe. Ibyo nzi ni ibyo. Abandi bari muri urwo rwego rwo hejuru, twanabisejeranije abumva ijwi ry'Amerika ko tuzababwira uko abarije Kayibanda nawe yari mu rwego rwo hejuru, mujya kumubariza irwerere muri komine Cyeru. Ongera utwibutse muri make ukuntu mwageze kwa Kayibanda, uko mwamusanze muri makeya, kugira ngo nkubaze ikibazo babajije hano mujyanye na Kavaruganda. Ndagira ngo nsobanurire abatwumva ko ngewe ntabajije Kayibanda. Kayibanda yari perezida de la République, yabajijwe na procureur. Naho rero yanjye c'est toujours le secrétariat. Twoye kujya tuvanga ibintu, kuko iyo bavuze ngo nabajije Kayibanda nta kibazo nigeze mbaza Kayibanda, ntacyo nari nifitanye nabo. Ubwo rero tumusanga aho ngaho ku rwerere, twasanze hari abasirikare bamurinda, nawe ahari afite inzu ye, kuko aho ngaho hari hasanzwe izari ya rwerere. Hari abantu benshi b'abanyapolitike bahakoze, notamment nka l'ancien ministre de l'agriculture Nkizabera, ubanza ngo yarahakoze kera. Noneho natwe twababonye aho ducumbika, nabo basirikari nabonaga nabo bafite amahema n'ibindi byose n'ibikoresho n'amamodoka yari ahari. Aho rero twahamaze iminsi 3, procureur amubaza, biragiye turagenda. Iminsi 3 amubaza. Ejo bundi mu kiganiro hano ku ijwi ry'Amerika uvugana na Bikorimana, hari aho yavuze ko Perezida Kayibanda mwamukubitaga, ndetse biranantangaza, ndakubaza nti warubahutse ukubita Perezida wa Repubulika. Icyo kibazo wagitekerejeho na n'ubu ntabwo yigeze akubitwa Perezida Kayibanda? Bwana Venuste, mbere y'uko gusubiza icyo kibazo naguhaye urugero, ndagira ngo narwo abanyarwanda barumve. Rw'undi muntu w'umunyamakuru aracyariho, ari hano muri Finland, wigeze kunyandikaho ngo nakubise Kayibanda urushyi. Kandi uwo muntu ntitwigeze tubonana, ntitwigeze tuvugana, ngo yashakaga ko njya mu ishyaka, ibyo bambwiye ni PSD, ngo ndijyane ku Gisenyi. Kugira ngo menye icyo kintu, nagiye gucaho umugore wanjye yakoreraga, yari afite kioske mu mujyi, mpahurira n'umutegarugori wundi waruje kumureba wa Faustin Twagiramungu, afite icyo kinyamakuru, niba ari Isibo, ubanza ari Isibo. Ati koko wakubise papurushi? Ntabwo ndetse madamu koko iki kintu nibyo wacyandikisha, niba atari mwebwe impamvu de la famille ba Kayibanda, wenda akaba yarigeze kubibaganirira. Aravuga atoya da. Noneho icyo gihe umutegarugori wanjye niwe wasobanuye, akubiswe n'inkuba nawe, avuga ati se wa muntu koko yaravuze ngo agiye kwandikaho ibintu bibi, ngo uzaza kumureba, aragenda yandika ibi bintu. N'ubu ngubu mubajije yakubwira ko yabyanditse mu Isibo, kandi andenganije, kandi nta n'ikintu nari navuganye nawe. Ariko jewe ikibazo nkubaza kiratomoye wa mugani wawe. Ikibazo nkubaza ntabwo kinyura ku ruhande. Wigeze umenya mu gihe Kayibanda mwamubazaga, cyangwa se na nyuma mwararangije, wigeze
umenya niba yarakubiswe, wigeze ababwira ati n'ubu mumbaza hari abahungu bari hano bankubita? Perezida Kayibanda yigeze ababwira icyo kintu cy'uko akubitwa? Bwana Venuste ntawe ari gukubita Perezida Kayibanda, yaba abasirikari bari bahari, yaba procureur kava Rwanda, yaba natwe twaduherekeje procureur, ntawe ari gukubita Kayibanda. Ni ibintu abantu batekereza hari kubera ntabwo mbizi. Kayibanda nubwo yari yavuye ku butegetsi yari akiri Kayibanda. Umwe mu basirikare barindaga Kayibanda yirwerere Lieutenant Augustin Gatarayiha yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari majoro, yavuzwe hano ku Ijwi ry'Amerika atangwaho umugabo wabonye Perezida Kayibanda kubitwa n'abari bashinzwe kumurinda. Twaramushatse atubwira ko yari yaradutumyeho yizera kuzavugana n'Ijwi ry'Amerika. nkaba nagira ngo mbere yuko tugira icyo tuvugana nagira ngo nshime cyane umuntu witwa Kapiteni Bikorimana. Kugiye rwose ntakubeshye kuva numvise naratangiye kumva biriya biganiro byanyu kandi byiza cyane kandi bishaka kugeza abantu ku bintu bikomeye, nifuje kugira ngo ngire icyo navugana namwe, ariko nkabona nta buryo nabona bwo kuba nabageraho, nabahamagara gute, nabigenza gute. Ariko numvise Bikorimana abivuze, nshakisha uburyo bwose bwatuma nshobora kugera kuri mwebwe kugira ngo tuvugane. Biradushimishije cyane kuba rwose mwarifuje kuvugana n'Ijwi ry'Amerika. Nzi ko hari n'abantu benshi bandi bameze nk'amwe bifuza kuduhamagara, baduhamagara kugira ngo badufashe kubaka amateka. Nimusubirane ijambo. Ndabashimiye cyane Majoro Gatarayiha. Ndishimye no kugira ngo tuvugane, kandi reka noneho nkubwire icyo mwari mumbajije ntibabwire ku mugaragaro. Ngeze Rwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa 8/73. Ngeze Rwerere mpasanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda. Bose barambwira bati, usaga twarambwira ati uyu uzamurinde kwibwa, kumutwara, umurinde gutoroka, umurinde kandi tubwira ikibazo afite. Nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri ntamubona, ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga, ariko umudamu we naramubonaga. None igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri, sinzi ukuntu rwose nakomeje neza mbwira umudamu, ariko rwose wamubwiye agasohoka tukabonana tukaganira. Ni jyewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri, wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba, ariko yamaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze. Ikintu cyakurikiyeho rero, narinjiye mu nzu mpagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe. Kayibanda turamubona, arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita? Nakubeshye Venuste, numvise nkubiswe n'ikintu kitarabaho, numva ndumiwe, numva mbuze yonjya, kuko byonyine njye nabonaga kubana na Perezida wa Repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane. Kubona ari jyewe uri kumwe nawe, umuntu nubahaga, umuntu wari perezida wari umaze kundahiza, nkabona turi kumwe, nkabona ari umucunga, numvaga agiye ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na Perezida wa Repubulika kandi ari umushinzwe. Numvaga ari ibintu bikomeye, ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze yonjya, buri cyo mvuga, buri cyo nkora. None abo bamugukubitanaga ni bande rero? Njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye, kuki wowe utankubita? Ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande, ubundi se kuki nagomba kugukubita, nagukubitira iki, nagukubita kubera iki? Bibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise? Numvise gusa ibintu bintangaje birambabaza. Major Augustin Gatarayiha, turagushimye cyane. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Francois Burasa usubiza ibibazo byanyu. Bwana Francois Burasa, Major Gatarayiha arinda Perezida Kayibanda, wigeze ubimenya? Muri iyo minsi 3 twahamaze, hari abasirikari kugira ngo nibuke abari bo, ntabo nibuka personnellement wari wahategekaga icyo gihe, kuko ndumva barasimburanwaga, ntabwo nibuka wariwe, ariko hari abasirikari kameme, bari barenze peloton, ntabwo hari umwe, ntabwo hari babiri. Major Gatarayiha, urebye promotion ye na promotion yawe, ntabwo umuzi nawe? Gatarayiha ndamuzi, ariko ntabwo
nakubwira ngo nuwo muri promosiyo niyi. icyo kintu ntabwo mwigeze mukimenya mu gihe mwakoraga anketi mumubaza? Ntabyo numvise yigeze abwira procureur. Na nyuma yaho mu buzima bwawe uri umupolisi ndetse n'igihe uri umusirikare ndetse n'igihe uviriye mu gisirikare, uretse uwo munyamakuru w'isi buvuga, ntiwigeze wongera kumva abantu bavuga ko Perezida Kayibanda yakubiswe? Kugeza ubu uretse bikora imana kuri Voix de l'Amérique, ni mwebwe mwabimbajije, ni mwebwe nabyumvanye. Undi nabyumvanye ni uwo mujournaliste wo kwisibo abinyandikaho. Ntabwo namubonye ngo mubaze impamvu yabyo, kandi impamvu yabyo nayikubwiye ngo yashakaga ko nza kumushaka bakanshyira mu ishyaka. Ndibyo nzi gusa. Hano hari umuhungu wa Bizindori watwandikiye agira ngo tuzamubarize ikibazo. Nagira ngo nkubaze, Bizindori uramuzi mbere yuko afungwa? Uramuzi na nyuma yaho? Bizindori mwari muziranye? Ntabwo twari tuziranye, ariko nari muzi gato uva mu gihe kigufiya. Bizindori dusa n'abaturanye, kubera ko maze kurongora muri 72 turi muri polisi, natuye ku Kacyiru. Umugore wanjye atwite inda ya mbere, aza kugira maleze, nsaba ko nimukira mu mujyi hafi yo kwa muganga. Aho hantu natuye muri iyo quartier, famiye ye kwa Bizindori niho yari ituye. Mwari muturanye? Twari duturanye. Ndetse twigeze kujyayo, badutumiye hari ikigagi. Ni nabwo bwa mbere namenyanye na Bizindori, kuko aho ngaho twari dutuye makugeranyije hari aho Banki Nationale nshya iri. Ni kuri ako gahanda, ni kuri uwo muhanda. Iruhande rwanjye hari hatuye Colonel Rusatira. Icyo gihe ari directeur de cabinet muri ministère de la garde nationale de la police. Nanjye nkurikiyeho, iruhande hakaba agahanda kajyaga kwa Bizindori. Nuko nguko muzi. Urakoze cyane kuvuga yuko mwari muziranye, kubera ko umuhungu we watwandikiye Ijwi ry'Amerika ari we Albert Bizindori avuga ko kuva ari umwana yarakuzi, ko yakiniye mu busitani bwawe, ko nawe umuzi, ko yakubonye ari wowe ari n'umudamu wawe musangira n'ababyeyi be nk'uko bivuga. Ndetse akavuga ko igihe cyose yumvise izina ryawe nyuma ya Kudeta ryabaga rifite icyo rimubwira. Akavuga ko atashoboraga kukwibagirwa cyangwa se ngo yibagirwe ibyo yakumviseho. Akavuga ko wowe utari nka Mutabazi, kutari nka Nzabarirwa, kubera ko iyo babavuze agomba kubanza kumva abo bantu abari bo, kura ko atarabazi. Noneho rero aravuga ko nyuma ya Kudeta, ati si rimwe si kabiri izina ryawe Burasa, ati nagiye ndyumva kenshi mu biganiro, ati igihe cyose kandi ryabaga rifitanye isano n'amarira n'imiborogo. Ibyo n'umuhungu wa Bizindori ubyandika, uramwumvise ibyo avuga, musubize. Ariko na bwana Venuste nashaka kumenya ayo makuru y'iyicarubozo yabyumviragahe. Aravuga ko muri 73 ibiro byo ku Gisenyi byategekwaga n'umugabo wa Nyirasenge, nawe wabikoragamo nk'umuforomokazi. Ati umunsi ku wundi ari inshuti n'abashinyaguzi, ibyo ngibyo ni Bizindori byandika, bamugezagaho uko musaza we ameze, nawe yabona akanya ayo makuru akayageza kuri muramukazi we. Ati hari nanone abasirikare babiri bo mu muryango wanjye mugari, umwe aracyariho, bari mu kazi ku Gisenyi icyo gihe muri 74 75. Uwo ni Bizindori ubivuga. Aravuga ati Ajida Mutimura, urambwira niba muzi, ukomoka mu cyahoze ari komine Buringa, yarafunguwe. Ati yihutiye gusura mukecuru, ubwo ni nyirakuru wa Bizindori. Hafunguwe nanone muri icyo gihe Anne-Marie Nikuze, uyu niwe mukobwa wa kabiri wafunganywe na Nyeshi Kabarenzi. Uyu Anne-Marie Nikuze yaje gufungurwa n'ugatakiriho, ubu ni nyakwigendera Anne-Marie Nikuze wo muri Masango.
atabo bose baje bavuga Burasa n'ibyo akorera imfungwa muri za interrogatoire. Abo ngabo ari Anne Marie Nikuze. Uyu mukobwa ntiwigeze umubona, ntiwigeze umubaza? Umva, nta mugore nibukamo. Ikindi rero precision naguha nuko twari ikipe imwe y'abantu bashinzwe kubaza, kandi ni njyewe wari umutoya muri bo. Kuki ari njye bavuga abari bankuriye bakoraga iki? Barakuvuga kubera ko bakubwiwe, ni wowe ukwiye kuvuga wowe icyo wakoze utitakanya abandi. Oya, ntabwo nitakana abandi. Yewe babwiye ko nari membre wa komite d'anketi. Nakoraga secretariat. None si secretariat irakubita. Wakora secretariat ukajya no mu byo gukubita. Ako kazi wagakombina gute? Nari ngiye kurangiza ubutumwa bwa Bizindoru. Ikibazo abaza ni nk'ubutumwa kubera ko arakwibutsa ibyo nawe wari uzi, kubera ko warubajije ukuntu yabimenye. Yakubwiye abasirikare barimo uri ajuda Mutimura, wagombye kuba umuzi. Yakubwiye uriya mukobwa Anne Marie Nikuze, genda muzi nawe wagombye kuba umuzi kubera ko avuga ko wamubajije. None arangiza avuga ati nta numwe wigeze atubwira icyo yababazaga, batubwiraga inkoni ze, inyundo, insinga z'amashanyarazi zari zarabatonyoye amaboko n'amaguru. Ati ngibyo ibintu ndakuranye nibyo nakuze nzi. Uwo muhungu wabizindora arakumva, nawe uvuze ko umuzi. Ndagira ngo umusubize ubivanye ku mutima. Ni bya bindi dushaka yuko abanyarwanda bazabwirana ukuri, ikintu ufite ukibabwire. Njyewe icyo nasubiza uwo Bizindori, maze gusobanura ukuntu naturanye n'iwabo. Ntabwo twaturanye igihe kirekire, ndumva ari muri 72. 72 gipande 73. Ubwo nyuma ya Kudeta narahimutse. Mu by'ukuri ise naramubonye muri za interrogatoire. Abo bantu twabajije, twari dushinzwe kubaza, twabatabarije kuva mu Ruhengeri. Ntabwo twabaretse ngo babe uko bari bameze. Temwe rero uhari wundi ni Dr. Cyprien wabitagaho icyo gihe. Washington, Ijwi ry'Amerika. Twari twijeje abumva Ijwi ry'Amerika ko tuzabagezaho ubutumwa wajyanye, ubufashe, ubuhawe na Perezida Kayibanda ukabushyira Perezida Habyarimana. Watwibutsa ubwo butumwa uko Kayibanda yabuguhaye nuko wabujyanye i Kigali? Tugeze ku Rwerere, aho muri za tumaze kwitegura, procureur yagiye kubaza Perezida Kayibanda. Ariko mbere kuko bari baziranye babanza kuganira, amubwira ikimuzanye. Perezida Kayibanda amubaza ati Kavaruganda ninde wakoze Kudeta? Ushobora kumumbwira? Undi aramubwira ati ni General Major Juvenal Habyarimana. Uko twabibonye Perezida Kayibanda ntiyabyemeye. Baganiriye ibindi gatoya, ariko cya kibazo kigarukaho. Ndetse hacamo ibindi biganiro. Nyuma kigarutseho ubwa gatatu, procureur amubaza ati ariko Monsieur le Président, kuki utekereza ko ndiho nkubeshye? Icyo kibazo kije gatatu kivuga iki? Atekereza agahe gatoya, ariko avuga mu Gifaransa ati je m'attendais au pire. Bishaka kuvuga icyo ubwo? Njye nkubwiye ibyo ngibyo umuntu yabyumva ku buryo butandukanye, nta commentaire. Njye ndi mu kukubwira nk'umuntu wabyumvise ndaho ngaho. Noneho Perezida nibwo amubwiye atese ushobora kumpa uyu musore nkamwitumira kuri General Habyarimana? Kavaruganda aratinda, ariko aza kubimwemerera. Nibwo Perezida Kayibanda yambwiye ngo ngende i Kigali mubwirire General Habyarimana amuhe ka registraire kamwe muzo bari baherutse kugurira la Sûreté Nationale, ngo nkamuzanire amwoherereza ubutumwa. Procureur arambwira ati genda. Ndagenda, fata umushoferi wanjye n'imodokari tujya i Kigali.
nakoze uko nshoboye kugira ngo communication igere kuri general. Yamugezeho ko za serivisi ziyakureba iyo twaregistre bamakamwe kuko twari tukiri dushya kari gapfunitse. Nsubira Rwerere ngashyikiriza perezida Kayibanda. Amaze kukabona abwira procureur Kavaruganda ati mumpe umwanya turisohokera. Akora ibye arangije arabifunga, arongera araduhamagara arambwira ati wa musore rero ntugahereze undi kandi unzanire icyemezo kwa kamugezeho. Naragiye ya communication ndayikora, bampa n'icyemezo ndagaruka. Yego ntabwo ari umunsi umwe, ndagaruka mwereka ko ubutumwa bwe nabushohoje. Nibyo ubwo butumwa perezida Kayibanda yoherereje perezida Habyarimana mwigeze mumenya icyari gikubiyemo? Twebwe yadusabye kumuha umwanya turasohoka kuko natwe twari dufite inzu twari ducumbitsemo. Ntacyo ndashwi ubutumwa uko nabujyanye nuko nabutanze. Nta kindi wongeye kumva kuri ubwo butumwa? Ntari kucyumva. Urumva perezida Kayibanda yahereje General Major Habyarimana ubutumwa, ntari kukumva Venuste. Ikindi twijeje abumva ijwi ry'Amerika ni iriya baruwa wasanze kubera ko uri mu bantu bageze mu biro bya Kayibanda. Nagira ngo wongere wibutse abumva ijwi ry'Amerika ibyari bikubiye muri iyo baruwa ya Kanani. Ndagira ngo nisobanure gatoya. Ntabwo ari mu mutamenwa. Ni ibiro perezida Kayibanda yari afite iwe mu rugo, ntabwo ari kofurofo. Oya, ni ibiro prive bye, uretse ngo ko ari we wagiraga urufunguzo rwe n'umukozi w'umusekreteri wakoragamo ngo akahakora amuhagarikiye, yarangiza akongera agafunga ibiro bye. Iyo baruwa rero yanditswe na Kanani ntabwo ariyo yonyine, harimo n'iz'abandi. Nuko yo yari ifite imvugo yayo idahuje n'iz'abandi n'izindi. Tubwire. Ntabwo bibuka neza ngo mbe narafashe textuellement ngo byari bimeze byandi byanditse gutya, ariko tubwire ingingo z'ingenzi. Kanani yagiraga inama perezida wa Repubulika ko akwiye gufata ibyemezo byabo yitaga ibirura. Uko wabyumva gusomye iyo baruwa kandi byari bitomoye. Uwo Kanani yari mu gihugu mu karere k'ibirura. Ibirura bishobora kuzabarira abana, akababwira ati nyakubahwa perezida, ibi birura nutabifatira ibyemezo ingamba zihamye, uzi neza ko tutazahungira i Burundi, uzaba ariyo. Ntituzahungira i Bugande, uzaba ariyo. Ntituzahungira i Kongo, uzaba ariyo. Ati hari umukuru w'ibyo birura, we rwose wari ukwiye kumwambura amapeti yose, wenda ukamusigira irya gaparari. Ati niba udashaka kumurekura ukamuha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Arakomeza amubwira uko yafatira ingamba ibirura bikomeye, akarangiza amubwira ati nyakubahwa, numara gusoma iyi baruwa uyice hatazagira abayigwaho. Mu magambo nshamake n'ibyo. Francois Burasa, umutumire wacu wibanze muri iki kiganiro. Inshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi, hamwe na Etienne Karekeji wagihagarariye. Nshimire Francois Burasa wemeye gufata umwanya agasubiza ibibazo byanyu. Nshimire namwe mwatwunganiye mutanga ubuhamya, namwe mwese mutanga umuganda wo kubaka amateka y'u Rwanda rubabereye mwese. Mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Murakarama.